reka ngire gutya mbasuhuze nimara kubasuhuza again and again and again. Njye buriya nashyizeho ikiganza isezerano, nawe shyiraho ikindi uvuga ute promise. Isezerano, isezerano, isezerano. Aho uri hose wabikoze, ibiganza bimaze kuba bingahe hejuru ahangaha. Isezerano ryacu nkuko mubizi no kubahereza ibyiza, sibyo? Now reka twamamazeho gatoya. Erega kwirinda n'amahitamo si amahirwe, kandi ibyago ntibiteguza. Ntibikiri ikibazo gukoresha gaza uri hose uko uri kose, kuko uretse ibiciro mwatinyutse ku bw'amapromosiyo twabazaniye. Mwatinyaga inkongi y'umuriro iterwa n'iturika rya gaze. Tentimeka Gas Solution yakuzaniye igisubizo. Irinda inkongi y'umuriro ukoresheje Gas Alarm Detector. Iratabaza watinda gutabara ikabyikorera. Gas Alarm Detector ikuberaho umukozi atari, ikuberaho wowe utari, ikubereye inkingi imwe mu nkingi zigize umutekano wawe. Ku bindi bisobanuro hamagara nomero ureba kuri ekara yawe. Tentmaker, cooking with gas made safe. Aha, tumaze kwamamaza rero incamake kuri Worship Fire Tank, intambara yo kuramya, igice cya 12. Reka mbibutse muribuka neza yuko Nadia na Ngabo yaramaze kugira gute gufata umwanzuro wo gutereta Nadia yigize undi muntu. Simbizi niba afite gahunda yo kuzamutereta nkawe mwenyewe, ariko nuko byari biri kugenda yaranabikoze bigerwaho. Noneho sasa Ngabo ashobora kuba yibwira ko byagezwe, nyamara Nadia nawe ashobora kuba yibwira ko ari guhiga uwo muntu tu, kuko yabonye ibimenyetso aravuga ati uyu muntu mamagaye avuga ko aba muri Ethiopia, akambwira yuko azanjyana muri Ethiopia. Ubu ngo bibi bintu ntibishobora kuba bifite ahantu bihurira n'ibyabaye kuri mama kera. Uribuka inkuru mama wigeze kumubwira witwa mama we, nabwo muza amateka y'ibyo bintu muribuka neza. Yawe ni birebire ubundi umuntu dukurikirana adacika, aba yamaze kumva ibyo tuvuze, aba yamaze kumva ibitega igeye. Iyo mvuze mama wa Nadia wumve iki, mbavuze Aneti se cyangwa mbamvuze kibibi? Murabyibuka? Nawe ndagira ngo nkubwire yuko rero Nadia ashobora kuba ari mu gakina atakarimo, ahubwo avuga ati mvumbura umuntu ushobora kuba afite igice cy'urufunguzo mama yambwiye. Uziko bishobora kuba bifite aho bihurira, ko hari umuntu mama yambwiye yuko umuntu wamuhaye urwo rufunguzo yamubwiye yuko yari yaramubwiye ko azamujyana muri Ethiopia, n'uyu akaba ari uko ngo kajavuga. Reka uyu muntu ne kumwicishwa amazi, numva ibyo ambwira, numva uko anereta. None undi nawe uje wigize undi kandi ari Ngabo, nawe aravuga ati uyu mwana ubundi ubona muzima, kubera icyo ashobora kwemera nka mutereta atanze, ngasigana gifuta akaza kuyihiga, agata umutwe bingana gutya, umva akanakererwa mu marushanwa muri iriya video y'umunsi preza, akakererwa ari ubwa mbere bimubayeho mu buzima bwe bitari bisanzwe bimubaho. Now tudatinze rero reka ahangaha tuhataruke twikomereze muri iki gice cya kangahe. Welcome mu gice cya 13. Duhindure TV, we make you Kigalian. Uko Ngabo yakagiye hanze ngarebaho Nadia ageze, aka kanya ntabwo tuzi ukuntu bimeze, ariko kandi tumubonye agaruka yinjira cyane, ariko turebye dusanze ari we wenyine winjiye. Hirya gatoya hari Neri nawe arahagurutse karabaye, ntabwo tuzi ibyo agiye gukora. Ese Nadia ari he? Naho ngaho yarayirangiriye, murabyibuka neza. Noneho tugiye tubona Neri ahita ajya kuri stage, ariko mana ati bavandimwe inshuti zacu, uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuko nta mwana w'umuntu wawuteguye, ni Kristo wobwe. Turi groupe nini rero igiye kuririmba, ariko ndagira ngo ntangarize Satani ko yatsinzwe, kandi ko mugambi we urumva utazigera ugera ku ntsinzi. Umugambi w'umwami kuri Pipi Jesus Wini urahagaze iteka, nta wawitambika. Akirangiza kuvuga iryo jambo naratangira yinjira mu ndirimbo tu, bagiye kuririmba, ni team igiye kuririmba. Mwari mubizi yuko burya banaririmba araririmba n'indimi ifite amagambo meza cyane. Ingiza kurwa muri studio yitwa KFTV School. Reka nyamamazeho gato. KFTV School ni ishuri rigira gute
nzabibabwira neza ubutaha naho ngaho iyi ndirimbo izakorwa n'abantu bangahe nimwitegure nyine tu ni indimi za trendinga ibi bintu ni ibintu bifite kimerekane kurondogora ariko dukomeze filime nga biba byaryo ariko mwe biba bimeze bite ubundi ubwo ngo ibi bintu nera ari kwivugisha avuga ngo turetemo ngari giye kuririmba mu by'ukuri ni uri kuri stage wenyine nyine to sinzi icyo yizeye aratangira arareremba aratwaza araririmba dore ngaho mu gihe bigatangiye gusa n'agacika nga bahita azamuka kuri stage byiza cyane nawe yafashe microphone ari kuririmba abakameramani baraho nabo bariteguye bahita bahindukiza kamera ku isi hirya no hino aho turi mu masare turi kubabona bintu birashyushye cyane ngabateza amatera mu mukanya agiye kwitsa gatoya cyane ngazamukire mu kindi gitero yumva hari uwakizamukiyemo kumbi hirya mu muryango ngo uyu Nadia yakererewe yiyambariye kwa kundi nta bintu byinshi yinjira nawe yaroshye mu muhogo arawukaraga sare yose irahaguruka saho gusa muri PPG za Swene no hirya no hino bari kubitwereka hirya no hino ku isi aho amasara agiye ari bagiye batandukanye nabo banyeganyeze aha urumva ngahaye koko ngahadajaza mu by'ukuri uko tubibona nubwo Nadia yiyambariye gutya mana yanjye nubwo asa kwa kundi nubwo icyunzwe cyamwicaye muri bya bindi nubwo yahigaga yagifitiye amva yatutubikanye ndetse akahava zaniruka azi iminota yamucikanye umva kamera ngizo ukuntu zimureba byo biratangaje reka twikomereze tutaruhutse twihute cyane twigerere Nadia aganira na Ngabo Nadia ahita telefona Ngabo by'igitraganya yasene twayirenze nyine uri kumbaza ngo turacyariyo turihuta cyane nga again and again ara telefona ati nifuzaga ko tuza guhura Ngabo ati nta no kunsubiza umbwira uko nguko ibi niki ushobora guhita wibaza ngo Nadia ubwe ni ukeneye yuko ahurana Ngabo ni ibintu biteye ubwoba agiye kumubwira iki se mama ako kanya ntago bitinda cyane reka twigerere Nadia na Ngabo bahuye niba bateze iki ibyo ntago tobeze bahuye nyine to Nadia Ngabo ati rero aka kanya niwo mwanya wo kumubwira urukundo ntago agomba kuncika burya Ngabo ari mu rukundo nyamara Nadia ati Ngabo nagira ngo nkubwire ko ntago nyiri kumwe namwe muri PPG za Swene siniriwe nandika kuko ntago niriwe nandika ibaruwa isezera kuko birihutirwa ntago nazategereza igihe mwansubiriza nuko n'ubu buryo mbibabwiye mwihangana I'm sorry Ngabo ndasezeye karabaye ibi niki Ngabo nawe ati niki kiguteye ese ubundi usigaye ufite ikihe kibazo yemwa Nadia ati ntacyo nsigaye nabonye akandi kazi ndi maneko w'ibanga Ngabo nawe ati none hejo nibyo wari watenzemo bituma wica n'ivugabutumwa Nadia ati yego nyine nanjye niyo mpamvu nsezeye nabonye nazakomeza gukora nabi bikabangama mpitamo gusezera Ngabo ati okay nta kundi ngahigendere amuhereza ikiganza Nadia murebe mu maso undi yubike Ngabo ashikuzemo ikiganza Nadia gikomeze hashira akanya Nadia nawe yubika amaso Ngabo nawe yubura amaso amurebe Nadia agerageze gushikuzamo ikiganza nkuko Ngabo yari yabigenje mu kanya Ngabo nawe ahindukira gikomeze nanjye hari icyo nshaka kukubwira Nadia yubura amaso atunguye ibyo agiye kubwirwa akariza Nadia yubike yongere yubure uwo ni Ngabo wacu urabizi Nadia byaba nk'umukororombya ubona hafi yawe ariko kugeraho bikagorana byaba nk'amabara yawo ubarisha amaso n'ubwonko gusa bimereye nk'icyubahiro kiba muri karuvate ariko nyamarira nigana Nadia bimereye nabi I love you please je t'aime ndagukunda Nadia ibi bintu mvuze
biremereye kurusha kuyobora Jesus win. Ndavuga pipi Jesus win, ariko ndabivuze. Ndetse n'ibigari muri nge kurusha bariya uzi badukurikira bose. Akariza nasanze undutira byinshi, kuko izuba naho ryatanga urumuri ariko riratwiga. Ukwezi nubwo kwabonesha ariko ntikwashyushya umuntu. Umutako nubwo wataka henshi urabizi ntiwagera ku mutima. Rero Nadia, wowe ntumeze nk'ibi, uri cy'ukuri cyuzuye kandi cyabuze. Nukuri mfata mu kiganza ariko aricyo bitwaye. Nyemerera nkubwira aya magambo, ndumva natinyutse kukubwira, sibyo? Rero niba uri cy'ukuri cyuzuye kandi cyabuze, uyu munsi numvise waburira muri njyewe waye ngabo. Urabyumva ute Nadia? Uyu munsi ndashaka umbwire niba nasaze gushaka kuzuza icyo nyokobukwe yavuze. Urabimbwira kandi uribuka mama akubwira ko ukwiye kundinda nanjye nkakurinda. Rero ntabwo ari byo nitwaje, nta nubwo ari byo umutima wanjye witwaje, gusa ndumva nshaka kukurinda ngufite nawe ukandinda umfite. Numva aricyo kiruta byose Kristo yantungishije. Mfite itunga. Nadia, agafate ku matama kikange, ariko disi ni na keza. Ngaho mbwira, umutima wawe ubyakiriye ute Nadia? Nguteze amatwi. Nadia ati, ese ubundi kubera iki warenze aho utekereza ko ari njye ukwihamagarira? Ngabo nawe ati, ese wowe nomero yanjye itari akazi wayibonye ute Nadia? Nadia nawe ati, nayikuye muri fone yawe kandi ntumbaze byinshi. Oya, ntumbaze byinshi, naho nasanga ifunze ngenda urufunguzo. Ubwo rero kubona nomero yawe ntabwo byari kungora, wimbaza byinshi. Uko avuga atyo ahita acurika umutwe ati, mama yanyise urufunguzo, none nawe urimo urambaza ngo nomero yawe nayivana hese? Nabura aho nyivana gute kandi nitwa urufunguzo? Kandi ubwo ni uko kuko ari kuvuga. Ubwo rero urumva ko ntacyo ntafungura. Wibitindaho ngabo, nta kidashoboka, reka ngende urufunguzo kandi mfite ishema ryo kuba nitwa gutyo. Akivuga atyo ako kanya Ngabo ahita yibuka cya gihe bamwihereranye bari kumubwira bati, nawe ako murabyibuka ko nawe bigeze kumubwira inkuru y'urufunguzo karabaye. Biriya bintu ntabwo twigeze tumenya, gusa umwe yaravuze ngo uwahimbiye inkuru ishobora kugira umumaro. Bivuze ngo umwe we ashobora kuba yarayihimbye, ese undi we byagenze gute ntabwo turabimenya. Aka kanya Ngabo arabyibutse. Nawe urabyibutse, ahita emosiyo zimurenga cyane. Ubwo nawe ntumbaze ibyo atekereje, ahise amusingira aramuhobera cyane. Atekereza, ibi bintu birahura, nitwe mfunguzo, bimubwire mbireke. Byamuhobeye, yamugundiriye, mbese nk'umuntu w'umusore ufite ubwenge, ufite intekerezo zipika kure. Ahise abona ko byanga bikunze nitwe mfunguzo, ibi bintu mbimubwire mbi cyangwa mbireke? Oya. Arangize kumuhobera. Nadia ati, nikize? Nicyo ubaye iki ko ndeba? Ubaye iki Ngabo? Ubaye iki? Ngabo nawe ati, ntacyo ngaho ukomeza umbwire wari uri kumbwira. Ntacyo neza papi mushwara aho ngaho, ndumva icyunzwe kindenze. Komeza umbwire, nta kibazo, nta kintu mbaye, komeza umbwire. Nadia ahita atekereza, kana nawe ntabyo ndimo, nibereye mu butasi. Urumva ndi maneko nawe uransana ibyo by'imihobero yawe. Arangiza ahita amubwira ati, umva Ngabo, ubara amezi 7 nibwo nzaguha igisubizo. Nadia ahita ahaguruka agenda yirase. Ngaho usuye umukobwa utamuhaye urukundo, twibwiraga kamukunda. Ibi ni biki? Twihuse cyane, reka twigerere, twageze
kwa Nadia n'ubundi aryamye umva bavuye muri bya bindi byose Nadia atangiye kujya aryama kaburi bitotsi urumva agatangira akibuka bamuhobera yikore kwitama abyuke yongera aryame yibuke cyajya amufata ikiganza agikomeze undi nawe akimufate nanone nawe agikomeze abyuke afate ibiganza bye bwite urumva nyine arabyifashe hose sibyo emosiyo zamutwaye arimo yibuka ibintu asa n'ubyikoresha ko si bineke ati ngabo emuwaye nanjye ndagukunda ndetse cyane ubu se kuki namubwiye amezi 7 yose ko nanjye ndarangara we kubera iki koko buriya ntahise oya we sinategereza ni kera ahubwo butinze guke nese ndabigenza nese Nadia agifata umwanzuro yuko butinze gucya ngo agire icyo akora ako kanya ahita haza SMS ivuye kuri telefone ya Ngabo ivuga ngo ice Nadia sinatinyuka ngo nkwite hane ndetse sinanaguhatiriza reka nihangana y'amezi 7 si menshi kurusha igihe gishize kuri wowe nizere ko bikoroheye ejo numvaga ntashobora gutegereza ariko ubu noneho ndumva nabyishyizemo ndi tayari kwihangana amezi 7 akarangira karabaye umwe abaye tayari yo kuyategereza undi we byamunaniye kuba tayari yo kuyategereza kandi ari we wayatanze bineke Nadia atekereze gahunda yanjye irapfuye basi nyine ninjye wabyiteye reka ntegereze mana we mana umfashe batazamuntwara ariko kuki tubinjije tugakabya ubundi buriya namuhaga amezi 7 wagira ngo abakobwa twe nta mutima tugira twihagararaho kandi nanashize kumurusha ariko ngo amezi 7 azaba kintegereje cyangwa azaba yarikundiye abandi yewe n'umutima wanjye ntuzabutuje basi nyine ninjye wabikoze nta kundi ako kanya SMS iturutse kwa Aurore irajiguye muri telefone ya Nadia iravuga ngo iki arabyuka arayisoma ati hari inama izaba itegura amarushanwa muri PPG Swing Ministry iyo nama izaba yiga no kuri topic abantu bazarushanwaho message yo ngiyo Nadia yarayisomye arongera ayisubira amasoma ntago tuzi icyatumye ayitindaho tugiye twumva aravuze ngo yes agala Nadia nungutse igitekerezo niba ari uko bimeze rero sasa ahita yiyorosa aripfukirana byihuse ntago tumenye igitekerezo yungutse ntago tukimenye mwakoze cyane gukurikirana reka tuzabe tumenye igitekerezo uyu Nadia yungutse nyuma yo guhomba kubw'ibyo yikoze kubw'ibyo yiteye nta wundi wabimuteye ari uhubutse gusa igitekerezo yungutse ni iki as you know we love you so much again and again and again and ndabibutsa yuko hari amarushanwa yo kugira gute yo gukorera 10,000 bya Noheli buri video ibaye nziza duhita tuyohereza ibyo 10,000 bya Noheli biri kugenda gute urajya kuri nuza kuri ibice byabanjije yitwa intambara yo kuramya musanzwe mubizi ni kuri Duhindure TV warangiza ukareba ahantu neri yigeze kwiteretera ubwe agatereta Ngabo akoresha gasketch keza cyane urabibona mu gice cyakanga ukurikira bisangamo nurangiza kubikurikirana niba biri gusa ni Neri na Ngabo urababaye Neri cyangwa se urababaye Ngabo ushake Neri cyangwa se ushake Ngabo mugakine nimumara kugakina murakohereza kuri iyi nomero urumva cyangwa se ku agent ambassador wa Duhindure TV wa Duhindure group ahari hose niturangiza turakajanjingana n'izindi video zose tugiye dufite ubundi niturangiza turakohereza amafaranga ya woko yakabaye ukomeze udukunde isezerano kugira gute isezerana shiraho ikiganza cyawe nawe shire kende tuvuge nga a promise isezerano no kubakunda tukabahereza ibyiza as you lovers Duhindure TV we make you Kigali yani